mama ntabwo ibiryo byose nabitamira, uri gukabya, uri kumiriza ibiryo byinshi, nahoze mwihorera nkagira ngo wenda uraza kwisubira, ariko ndabona bigize akamenyero, ntabwo ibiryo rwose nakomeza kubitamira. Ikindi uri kungaburira ibiryo byinshi kandi urabizi ni nijoro, nakubwiye ko nakunda kurya nijoro, nari narimenyereye no kurya akagati niko narariraga, naryaga umugati nkanywesha icyayi cyangwa se rimwe na rimwe sina na kimwe. Yes, mbese nagerageje kwibeshaho mu buzima bwose bushoboka, yaba ubw'abakire yaba ubw'abakene, kugira ngo ndebe ko byose nabasha kubibamo, kubera ko nako mama reka tubyihorere, nari ngiye muri byinshi, ariko icyo nashaka kubwira nyine nongera kunamika ibiryo byinshi. Ariko Ive mwana wanjye ugomba kurya ukabyibuha, dore mana yanjye, dore wari utangiye no kunanuka. Ntabwo rero nshaka kukubona unanutse, nshaka kubona wabyibushye ukarenza ahangaha. Oya nanone ntabwo wabinkora, ntabwo wambwira kubyibuha birenze aha mama, urabizi kuva na kera ntabwo nkunda kubyibuha, ntabwo nkunda umubyibuho ukabije, no kugira ngo mbyibuhe kurenza aha Tristan naguma ahangaha. Hari ikibazo se? Okay, nta kibazo, ariko mu by'ukuri nk'uko wari uvuze ko wari ukumbuye kugaburirwa nanjye nari nkumbuye kugaburira Ive, ndahoraga nicaye nkukumbuye nibaza igihe uzazira. None ubu ngubu ntabwo ndi kubyumva. Harya wambwiye ngo uzamara igihe kingana ute nusubirayo? Mama ntabwo nshaka kubikubwira nonaha kubera ko narafata umwanzuro, gusa nyine ugomba kubyakira. Of course ni ibintu bigomba kubaho, kubera ko urabizi nanjye nta handi amaramuko yanjye ari, gusa nibigenda neza uzajya kumva mbe ndaje nje gukorera ahangaha, sinzongera gukora mu mahanga. Byanshimisha rwose, byanshimisha, ariko nanone mwana wanjye akazi ni akazi, ubwo nyine aho bizakwerekeza nibyo uzakora, nta kibazo. Mbaye ikaze mu nkuru y'ubuzima, ariko kandi inkuru y'urukundo, inkuru mpamya nashidikanya ko yagira byinshi guhindurira mu buzima bwawe, yagira ikigufasha. Niyo mpamvu rero ngushishikarize kuba wayumva kugira ngo igire ikindura ku buzima bwawe cyangwa se ubw'abandi muri rusange. Rero ntuze gucikwa, njye tugiye kubana muri iyi nkuru ni Isingizwe Edith. Mbahaye ikaze. Inkuru yacu reka tuyikomereza aho yari igeze, aho tutangiye twumva umukecuru n'umwana barimo baganira, n'umuhungu witwa Ive ari kumwe n'umumama bari kuganira, wumva ko rwose bishimye, ibyishimo ni byose. Umukecuru ari kugaburira uwo muhungu we, ariko kandi bari kuvuga ibijyanye n'akazi umuhungu akora mu mahanga. Gusa nanone umuhungu akaba ari kwizeza uyu mukecuru ko azagaruka gukora mu gihugu cyabo, nako bimeze gukora mu mahanga. Dukomeje rero, Ive akomeza kubwira nyina ati mama rwose hari ikintu nshaka kukubwira, ariko ndakeka amasaha yagiye, reka turye turuhuke, ndakeka mfite ukwezi kurenga y'iminsi cyangwa se kuzuye byonyine nkaba nsubiyeyo, dufite igihe gihagije cyo kuba twaganira. Rero mu gihe ntaragenda hari ibyo nshaka kukubwira uzamfasha, kugira ngo nimba ndugaruka nzasange byaragenze neza, byaraciyemo. Ubwo uyu mugore ahita amubaza Ive byari byo, ariko Ive akamubwira ko bwije bagomba kurya bakajya kuruhuka. Bararya bahita bajya kuruhuka. Ku rundi ruhande rero, bukeye bwaho hari umugore waje gusura mama Ive. Ageze mu rugo baricara baraganira, muganirira uburyo ki umuhungu we yagarutse yavuye mu mahanga, amubwira kandi ko azamara igihe kingana n'ukwezi ari aho ngaho. Baganira ibintu bisanzwe, umumama basengana, n'umumama ufite umwana witwa Claire. Bakomeza kuganira bavuga ku byo ku rusengero rwabo, amateraniro n'amasengesho bazakora. Amuherekeje nibwo yaje guhura na Ive, nawe yaragarutse mu rugo, hari aho yari yagiye, aramusuhuza amubwira ati dore nguyu wa muhungu wanjye nahoraga nkubwira, bamwita Ive. Ati Ive uyu n'umumama dusengana, ni inshuti yanjye, niwe dukorana buri kimwe bijyanye n'ibyo ku rusengero, niwe ni inshuti ya karitsiye, nawe ni umwe mu bamama dukunda kuganira kenshi, tujya inama. Ive ati nta kibazo rwose, nishimiye kumubona, niko kubasezera, ariko utayikomereza. na mugore akomeza guherekeza mama Claire. Mu kanya gato rero ntibyatinze, mama we yaragarutse aramusuhuza nanone, amubwira ati mwana wanjye ntabwo ushonje, byahiye, ariko
ndakuzi neza ntabwo ukunda kurya amasaha, niyo mpamvu aho kubikuzanira mise nkubaza niba udashonje, so urarya nonaha cyangwa se mbendetse nk'ibisanzwe. Eva aramwenyura yanjye akamubwira ati wowe urenda kuzanyicisha ibiryo, uragira ngo ninsubire mu mahanga nzajya nkumbura ibiryo byawe? Tiwe rwose ntabwo nshonje, ariko kandi nubwo naba nshonje ntabwo aya masaha rwose nahita ndya, urabizi. Rero reka tube twiganirira turebe amakuru bya amasaha y'icumi ubundi turaza kuba turya. Ubwo baricaye muri salo bareba amakuru, bari nako bagicishamo bakavugana, abuza kwira bafite ibyo kurya bagira rya barangije bajya kuruhuka. Mu gitondo cya kare mama yaje kujya ku cyumba cya Yves agiye kumukomangira kugira ngo abyuke, yibwiraga ko yakerewe, ariko Yves amubwira ko nta hantu ari bujye ariyo mpamvu yakomeje kwiryamira. Hanyuma amubwira ko kandi mu kanya gato ari buze kumufasha bagategura ibyo kurya bya mu gitondo, hanyuma amubwira ko ari buze no kumufasha mu bindi bintu byose bari buze gukora kuri uwo munsi. Muri ako kanya ariko ntibyatinze, Yves yarabyutse arangije araza yoga mu maso, abwira nyina ati reka tugende mu gikoni mutegurire two kurya twa mu gitondo urebe ukuntu nzi kubikora. Ati rwose imyaka ingahe namaze mu mahanga nizi ibintu byinshi, ubu ngubu umugore nzashaka ntabwo azigera yicwa n'imirimo mari. Ati wenda azabikora kubera ko nzaba nanjye nabashywe n'akandi kazi, ariko mu by'ukuri igihe nzajya mba mari ntabwo azigera avunika. Yves wari umuntu usa naho akunda gusetsa rwose, ubona asa naho akunda kuganira, ariko kandi ubona yishimye ari kumwe n'uyu mubyeyi. Uyu mubyeyi akaba ari kumwe na Yves mu gikoni bari gutegura icyo kurya kwa mu gitondo. Wa mushuti we mama Claire umugore baturanye agaruka naje kumureba, hari ibyo yaramuzaniye yagera mu rugo rwabo kuko abasanzwe bamenyereye ntiyiriwe asona, ahubwo yarafunguye arinjira. Ntabwo bakunda kuba bahafunze, yarafunguye arinjira yiha karibu, mbese ageze hafi naho bari yumva abantu bari kuvuga ariko ntiyakomeza, asa nk'uhagazeho gato mbere yuko agira icyo avuga cyangwa se uwuze bamubone. Yagiye kumva yumva ijwi rya Yves. Eva ari kuvuga ati rero mama urabona maze gukura, ntabwo wenda bikabije cyane ariko nanone birakabije, nsigaye ngira n'isoni, imyaka 30 ni myinshi rero niyo mpamvu nanjye ngomba kubaka umuryango, ngomba kugira urugo rwanjye, ariko kurugira ntabwo ariko kwibagirwa. Ariko nanone mama urabizi sinigeze mba hano mu Rwanda cyane, ntabwo namaze igihe kinini, nta nubwo mbese nigeze menyana n'abantu baho benshi, urabizi imyaka myinshi nayo imaze mu mahanga. None rero ndifuza ko uru rugendo rusigaye imbere rwose ndakeka nawe ukeneye umukazana, rero ndifuza ko urugendo rwanjye rusigaye imbere ari we wazarumfashamo, ukanshakira umukobwa mwiza, umukobwa twakundana, umukobwa mbese twakubakana urugo, umukazana uzishimira, niwo njye nzashaka. Ubwo akirivuga ibyo wa mugore mama Claire ahagaze hanze yari kubumva ariko batamubonye ko ahari. Ubwo mama Yves asubiza Yves ati mwana wanjye kuko utambeshya ibyo bintu biracyabaho kuri iyi generasiyo yawe, nta muntu ukirangirwa umukunzi, ni wowe wihitiramo, ni ujya kurambagiza akareba uwo byahuza nawe. None ni gute umbwira ko njye nagushakira umukobwa mukundana? Atarasoza kuvuga Yves atamutema ijambo ati oya ndabyumva, ariko nanone nanjye nabikubwiye, nanjye namwishakira, ariko ndatekereza neza ko ni wowe uzi abantu benshi, ni wowe uzi ko abakobwa baba muri karitsiye cyangwa se binaha muri rusange bitwara. Njyewe imico yabo nabonye baho narindi, nabonye benshi tutahuza, niyo mpamvu rero nifuje no kuza nkashaka cyangwa se ngashyingiranwa n'umukobwa wo mu gihugu cyanjye, apana gushaka mu mahanga. Rero umwiza mvuga ntabwo wenda nakibanda ku bwiza bw'inyuma cyane, ariko nanone nubwo nabwo buba bukenewe, icyiza cyane cyangwa icyo nakunda kurutaho ni uko wazacakira umukobwa mwiza ku mutima, washobora kuba ku rugo, washobora kunyihanganira igihe ntabonetse akihangana, igihe kandi ntaba ntakira ku buryo mfatira abana neza. Turabona rwose n'akazi kanjye nkora ntabwo kansaba kuboneka buri gihe, usanga mpuze nkaboneka igihe gito. Rero ntabwo nshaka umuntu uzanesha umutwe, nshaka umuntu uzajya yita ku rugo igihe nahari, akita kuba tuzabyarana, mbese nawe uri mukuru urabyumva. Bakiri muri ibyo mama Claire aratekereza ko bashobora kuza kumubona bakamenya ko yabumvirije, hanyuma agahita yisuhurisha, ariko abanje gusubira inyuma gatoya, hangije asuhuza nk'uri kure kugira ngo yumvikanishe ko ari bwahageze. Gusa mu mutima avuga ati ngo bashaka umukobwa wawe umukazana.
Claire wanjye ndakeka nawe amaze gukura rwose ubu ngubu nshobora kumuhuza nawe akamubera umukazana, ariko nabigenza ute, nabicisha mu zihe nzira ku buryo batamenya ko nabumvirije. Yarabyivugishaga byibazaho, ariko muri ako kanya kuko yari yamaze gusuhuza nibwo mama Yves yaje kumureba arangije amuha kare mu nzu. Gusa mama Claire yamubwiye ko atari bwicare kandi atari butinde kubera ko ari byo yaramuzaniye, arabimuhereza atamubwira ko atashye niko gutaha. Mama Yves nawe akomeza ategura ibyo kurya, na Yves baza guhisha baricara barasangira nk'ibisanzwe. Nyuma y'ibyumweru 2 mama Yves yari atangiye akazi Yves yamuhaye ko gushaka umukobwa bakundana bakabana, ariko yari ikizami gikomeye cyane kubera ko byari bigoye. Yazengurukaga mu nshuti ze ugasanga aricara kwibaza ati ninde namurangira, akajya akavuga ati runaka ni inshuti yanjye, ni umugore w'inshuti yanjye, ariko umukobwa we rwose mubona ntazi, mbona adashobotse. Ubwo yahoraga abyibaza buri munsi, ariko Yves nawe ku rundi ruhande ari nakazamubaza ati akazi naguhaye ukageze he. Ubwo byaje kugera igihe mama Yves yicaye muri salo we na Yves barimo bareba amakuru. Yves ati ese mama wari ubizi neza ko ngiye gusubira mu mahanga bitunguranye? Ati kwa kwezi navuga ko nzamara ntabwo bigishobotse, bamwaye icyumweru kimwe nicyo cyonyine nsigaje ahangaha, ngomba kuba nsubiyeyo. Mama Yves ati bishoboka bite ko wari uje kumbipaho kugira ngo nsure, ubu uransuye ahubwo urukumbuzi nibwo rugiye kwiyongera kurusha uko byari biri imbere. Yves ati humura mama rwose nakubwiye ko ninsubirayo ningaruka noneho nzagaruka ngarutse, tika akazi kacu rega mbese bisigaye bimeze ukuntu bashaka kubihindagura hanyuma bakubaka ishami hano mu Rwanda tukadukorera hano, kubera ko nk'uko nabikubwiye iriya kampani b'abazungu banjyanye nibo bayinshingiye rero, kandi nawe nakubwiye ko basigaye bari mu zabukuru, ejo cyangwa ejo bashobora kuzabajyana mu kigo kita ku bantu bakuze muri kiriya gihugu. Rero ntabwo bazabajyana ngo nanjye ngumeyo, ahubwo twasezeranye ko nzashaka uko nifondera ubuzima, hanyuma ntabwo nzabibagirwa kuko aribo bandeze, ni nkaho nabo bankujije 1/2 cy'ubuzima bwanjye nibo myikesha. Rero nzajya nkomeza njya kubareba, nzajya ntega njya kubasura ari banjyanye, ariko mu by'ukuri ibyo ndi kwirukamo byose ni ukugira ngo ndebe ko kampani yakimukira hano mu Rwanda. Mama Yves abyumvishe yarishimye, aravuga ati ntacyo, ubwo noneho uzaza ukaguma hano tukagumana, ntabwo nzongera kugukumbura cyane ngo mbure uko mbigenza. Gusa ariko nanone mbere y'uko ugenda mwana wanjye, akazi wamaye ko kugushakira umukunzi bikomeje kugorana. Ati umukobwa nari nzi mwiza witonda, yari uwo ku nshuti yanjye rwose, ariko yagize ikibazo nkeka ko cyanamuteye depression. Rero sinzi rwose, ariko sinzi nako ko nabikubwira. Atarasoza kuvuga Yves aramubaza ati ntibiki ko n'ubu udashaka kubivuga, ko n'ubu uri kwica hirya no hino? Umukecuru ati mu by'ukuri hari umukobwa sinzi wenda niba unamwibuka, ariko mwigaga ku kigo kimwe cyagiye ubwo wigaga muri 9. Ati ubwo yahazaga kwiga mu wa mbere ndabyibuka, ndakeka ari bwo wowe wari uri mu wa 4 segonderi. Rero ntabwo nzi niba wamwibuka, gusa yitwa Anna. Yaje ubwo umukecuru aba ari kubivuga wumva rwose ari kudidimanga, wumva ari inkuru adashaka kuvuga ngo arangize, ariko Yves ahita amubwira ati ntukuri, mbwira ni iki kijya mbere ko numva udashaka kubivuga. Uyu mugore yarakomeje avuga ati uyu mukobwa rero yaje gusoza kwiga handi mwigaga muri segonderi, gusa urabizi nawe babo barabakene, wenda usibye wowe ko waragize amahirwe bari abazungu bakaza bakatwara bamwe mu banyeshuri bigaga hariya, nawe ukaba umwe muri abo banyeshuri. We ntabwo yigeze abasha kugenda, ariko kandi nanone gusoreza muri 9 biba bigoye kugira ngo ubone abantu babonye buruse yo kujya kwiga muri kaminuza. Rero uriya mukobwa nawe bitewe n'ukuntu yari ameze ntabwo yigeze abasha gukomeza kaminuza, yagarukiye mu wa 6 segonderi. Ni umukobwa witondaga, ni umukobwa mwiza wubaha wumvira. Hanyuma rimwe yigeze kuba yagiye ahantu aza gutaha nijoro, yaje guhura n'abasinzi, yari abagabo 3 baza kumuhohotera bamufata ku ngufu. Inkuru yanatubabaje, inkuru yabaje mu muryango wose, ibabaza inshuti zabo, ibabaza mbese sinzi uko nabikubwira, ariko umudugudu wose warababaye. Ati ariko nta kundi byari kugenda, nyine byarabaye. Ati rwose byaje kurangira nyine bafashwe abo basinzi barafungwa, baracyafunze, ariko umukobwa nanone bamujyanye kwa muganga basanga yagize amahirwe nabi, irwara bamwanduje. Gusa nyuma y'igihe gito
baje kumena akatwite yashatse no kwikuramo baramubwira nayikuramo bazamuhana nyine nk'uwishe umuntu birangira yiretse ariko abaho mu gahinda abaho mbese sinzi ko nabikubwira mwana wanjye Eva ati none si byo birahurira he n'akazi naguhaye mama mukecuru ati se nakubwiye ati umukobwa nari nzi witondaga wubahaga n'uwo nguwo ariko nanone nyine urumva byararangiye ubwo Eva atamubwira ati nta kundi yihangane birambabaje kuba byaragenze uko ntabwo namwibuka rwose ntabwo namwibuka yego urabizi igihe maze ntari mu Rwanda ni kinini ariko nta kundi niyihangane muri ako kanya telefone ya Eva yahise isona aritaba ati halo ndi nawe ati halo umeze ute Eve yari ijwi ry'umukobwa Eva ati meze neza ati muri bande ko nabamenye umukobwa nawe ati nari mbizi ko utari buhite umenya ariko kandi nabyo ntabwo wahita umenya kubera ko ntabwo usanzwe nzi ariko njye ndakuzi niyo mpamvu mise nanaguhamagara mu izina Eva ati yego ntabwo mbamenye mwanyibwira umukobwa nawe ati se ko numva uri kutugira benshi kandi ndi umwe guhamagaye ndi umwe kubera icyo uri kuvuga ngo ntabwo watumenye kandi ndi umwe wambwiye ko utamenye Eva ati impamvu ntabwo ari uko muri benshi ahubwo nuko ndi kuguha ibyubahiro umukobwa ati oke ntabwo mwiri ibyo byubahiro gusa natinze nitwa Claire ndi umuturanyi wawe ntabwo ari ahantu hafi ariko yes ndi umuturanyi wawe Eva ati oke ni byiza yes ni byiza Claire ati ni byiza yego none se ko nifuza kubasura mboneka ryari Eva ati njyewe ntabwo mboneka igihe cyose ariko mu masaha y'ikigoroba kuva nka 11 kugeza nka 3 z'ijoro naboneka ubwo rero sinzi niba niba utegura kudusura nibwo wadusura Take ni byiza ntabwo twamenyanira kuri telefone niyo mpamvu mubwiye ko nshaka kuzaza kubasura kugira ngo abe aribwo tuzamenyana nibwo nzakwibwira birambuye ubwo Eva ahita amubwira ati nta kibazo agahita anamusezera ni umuntu udakunda kuvuga amagambo menshi umuntu ubona nyine adashama dukira mu bintu byinshi Eva ahita abwira nyina ati wabyumvise ko rero nashyizeho loudspeaker kugira ngo ubyumve uyu muntu se umuturanyi sunzi n'igihe nari maze nahari ubwo nyina nibwo kwita amubwira ati none se ibyo ndi gutekereza byaba ari byo Eva ati byaba ari ibiki uri gutekereza avuze ko yitwa Claire yaba ari uwo kwa Immaculée ni Claire nzi Eva ati oke kubera icyo uri kumubazaho cyane mama Eva ati impamvu ndi kumubazaho ni umukobwa uri aho yasoje kwiga kaminuza usanga yemeye mbese kuri wambwiye ngo nagushakira abakobwa mukundana umukobwa mwakundana mukubaka urugo nawe namutekereje ariko ntabwo namugushimira Claire mbese ukuntu mubona ateye yazagutesha umutwe ntabwo mbese yujuje ibyo wifuzaga ifata oke ni byiza kubimenya ubwo naramuka aje hano ejo uzambwira niba ari uwo Claire wavugaga ubwo urumva kandidatire ye reka bari ko mbyita yavuyeho ntabwo akiri ku rutonde rw'abantu nshobora kuba nahitamo mubona ahitamo tugiye kubana ubu barakomeje baraganira buza kwira bukeye bwaho nibwo Claire yaje muri urwo rugo aza kubasura nyina wa Eva abona koko ni wa Claire yarazi kwa Immaculée hanyuma ntiyabitindaho ariko yicira Eva isiri aho bahurira mu cyumba aragenda aramubwira ati uriya niwe nakubwiraga niwe wa mama w'inshuti yanjye turiya niwe Claire wo kwa Immaculée Eva ati oke nta kibazo reka njye kuganira nawe menye icyo yifuza icyo ashaka atari ko imbere yuko ngenda wigeze ubimubwiraho cyangwa se warigeze ubibwiraho nyina ko nyine umuntu twabana mama Eva ati hoya rwose ntabwo nigeze mbimubwira ikindi abo ngerageza gushaka bose nta n'umwe nigeze mbibwira njye mbikora mu ibanga kubera ko ndabizi neza Immaculée ndamutse mubwiye ko nyine uyu mukobwa ubana nawe nakabuza ahita ambwira ngo ni murangire Claire urumva ntabwo yakanga kukurangira umukobwa we ariko ntabwo njye nigeze mbimubwira byumvikane ko kuba Claire yaraje aho ngaho ntabwo yaraje gutyo gusa ahubwo ashobora kuba yarabwiwe na nyina ko kwa Yves bakeneye umukobwa kuko ubwo nyina yasaga muri uru rugo rwo kwa Yves nibwo yari yarumvirije mama wa Yves na Yves barimo baganira ndetse bavuga no ku kintu cyo kuba bashaka umukobwa wazashyingiranwa na Yves ubwo Yves yaragiye muri salo aganira na Claire ariko nk'abantu bataziranye bahuye bwa mbere amagambo yari nayo Yves n'umuntu udakunda kuvuga Claire nawe nubwo akunda
akunze kuvuga ariko yaravugaga ariko ukabona Yves ntabwo abyitayeho, mbese yanavugaga bigasa nkaho ariwe yihariye ijambo ageze yumva nawe biramubarinze, mbese yarabirambiwe niko gusezera aritahira. Ubwo ageze mu rugo nijoro abwira nyina ati mama nta soni wowe urandangira umuhungu umeze kuriya wiyemera, uzi ko navuze nkavuga nkageraho neza nkumva ndamwaye, ati ntabwo avuga asubiza ibyo umubajije, mbese si mama ubundi kukuriseriye waba warabumvishe neza bavuga ko bashaka umukobwa babana, cyangwa urukundisha umutwe gusa ngo njye kumwikundishaho atananye newe ndayifitiye umukunzi. Byumvikane koko ko mama w'ibyo yari yarumvise barimo kuganira, yari yarabibwiye umukobwa we, ari nawe wavuze ati tangira ugende wikundishaho azarebe ko bakundana. Hanyuma yaramusubije ati narabyumviye neza bivuga, ariko kandi mwana wanjye nawe ndakuzi, uri mukuru wuzi ubwenge, uza kuri ibishoboka byose ubane na Yves. Urabona Yves avuye hanze afite amafaranga, mbese urabona reba inzu amaze kubakira nyina, urayibona ukuntu ingana. Mama bamaze kudukirana kandi nawe ni umupfakazi uri aho muri iyi karitsiye, yari we mukene tuzi twese tubona, mbese udafite uko ameze, none bagiye kudukirana. Urabona iriya nzu amaze kubakira nyina, rero uramutse ubanye na Yves ufite amahirwe menshi mwana wanjye, kora ibishoboka byose mubane. Sinzi uko uzabigenza ariko njye namaze kubwira ibyo mubwira, ubwo uzakora ibishoboka byose umwikundisheho bizanangire mu banye. Claire mubwira nyina ati reka nigire kuryama ndumva ibyawe bitoroshye, ariko rwose nyine nanjye nakifuje kubana na Yves, nakifuje kuwe, gusa mbonye asa nk'usuzugura, sinzi ukuntu namubonye, ariko ntacyo nzakomeza kugerageza. Ubwo Claire ahita agenda akajya mu cyumba cy'akaryama na nyina akajya kuryama. Nyuma y'icyumweru kimwe Yves ahita asubira mu mahanga, agasubira gukora nk'ibisanzwe, ariko kandi agasiga abwiye nyina ko agiye kuzaza agarutse, akanamusaba ko bakomeza kuba yamufasha akazamushakira umukobwa bazabana. Ntibyatinze rero, nyuma y'amezi 6 Yves yaje kugaruka mu Rwanda, azabwira nyina inkuru nziza, amubwira ko none haje kuba mu Rwanda by'igihe cyose, kandi amubwira ko bamwe mu bamureraga ari bo b'abazungu bari baramutwaye, bamubwira ko bamaze kujya mu kigo cyita ku bantu bakuze. Hanyuma amubwira ko azajya asubira kubasura, ariko kandi kampani yabo byose byamaze kwimurirwa mu Rwanda, bajye kujya bakorera mu Rwanda nta kibazo. Ati nta kibazo, nanjye ndacyakomeje kugushakira umukobwa wansabye. Ati andi makuru nuko noneho wa mukobwa nahoze nkubwira inda yaragaragaye, inda yabaye nkuru, mbese ari hafi kubyara, icyo nzi cyashobora kuba asigaje nk'iminsi cyangwa se ukwezi. Ati nta gihe gisigaye ngo abyare. Hanyuma atarasoza kuvuga Yves ati si uwo mukobwa uhora umbwira bite, kubera icyo umumbwira? Mama Yves ati nyihanganire nisanga nabikubwiye kubera ko yaratubabaje twese, ariko nta kundi byagenda. Muri ako kanya Yves yatira telefone avugana n'umuntu amasegonda make, niko guhita abwira nyina ati dore bimwe nakubwiye rwose ntabwo nzigera mboneka na rimwe, urabona nk'ubu misingenda kandi nshobora kuri buze bwije cyangwa se nkaza kurara muri hoteli. Rero niyo mpamvu narakubwiye nti umukobwa uzashaka uko yazaba ameze kose uzamenye neza niba azihanganira ubuzima bwose, gusa ntabwo nzigera mubabaza, ndabizi neza mfite urukundo, nzamukunda kandi ndabizi neza ko tuzabana neza. Ubwo nyina atabyikiriza akamubwira ati ntugire ikibazo. Claire yaje kumenya ko Yves yagarutse, akomeza kumwikundishaho. Hanyuma kandi mama Claire ku rundi ruhande nabwo nawe yakomeje kwisubirisha mama Yves kugira ngo amenye neza niba koko Yves akikeneye wa muntu bazabana. Gusa yabonye bikomeje gutinda, abwiza ukuri mama Yves ati ese byashoboka ko dushyingira abana bacu? Wenda ndabizi ibintu mvuze biragutungura ndetse uramindura umusazi cyangwa se ufata ukuntu, ariko mu by'ukuri urabona turi inshuti ndetse ubucuti bwacu bumaze igihe, none kugira dukomeze dusigasire ubucuti bwacu ndetse si ubwacu twenyine ahubwo ni imiryango ibiri yombi, ntabwo byashoboka ko umuhungu wawe Yves n'umukobwa wanjye Claire twabahuza maze bakabana. Mama Yves ati icyo kintu ni ikintu gikomeye, ni ibintu bitagikorwa kuri ubu ninde wabwira ngo kunda umuntu ukamukundisha ku gahato? Ikindi kandi abana bacu kuri ubu ngubu basigaye bikundira, nta muntu bakundira. Rero nshobora kuvuga nti yego, ariko ugasanga ntabwo Yves abishaka, cyangwa se nkavuga oya kandi wenda byari gukunda. Rero mu by'ukuri ntabwo nzi neza niba
atararengaho mama Claire ati ntabwo ari ibintu bikaze, ntabwo natwe tuvuze ngo tujye kubakundanisha ku gahato, ahubwo dushobora kubahuza bakagenda babihuza gake gake ndetse bakazisanga bakundanye. Ati ntabwo tuzabazanaho itegeko kwa kundi mu gihe cyacu babigenzaga ukajya gushyingirwa ahantu ku muntu utazi wasanga anapfuye ijisho ukamwemera, ntabwo ari uko bimeze. Rero mama Yves rwose dushaka twabikorera birashoboka. Ubwo baraganiye baza kugera barataha. Yves aje yavuye mu kazi nyina amubwira uko byagenze, hanyuma Yves aramubwira ati birashoboka ko mama Claire yaba aratwumvishe cyagiye ubwo twaganiraga, kuko ndabyibuka neza cyagiye ubwo nari hano turimo tuganira kuri iyo ngingo yahise asuhuza, kandi uburyo ki yaje dusanga byasaga naho atayageza ako kanya, gusa ntabwo twabitinzeho ariko byanze bikunze maze kubona neza ko cyagiye atwumvirije. Ati rero rwose bitewe n'ukuntu cyagenda Claire yanyihamagarishije kaza kunsura n'ubu ngubu akaba kimyikururaho, byanze bikunze nibyo bashaka. Ubwo mama Yves yabwiye Yves ati rero muhungu wanjye n'ubundi nabikubwiye, nagerageje gushaka abantu bazima ariko abo nagiye mbona bose mbaziho utudefo, gusa nizera ko umuntu ashobora guhinduka. Birashoboka rero ko imico wasanga ku mukobwa runaka ushobora kuyihindura bitewe. None rero mfite igitekerezo, sinzi niba wakemera kuba uri kumwe na Claire, ariko ntabwo wahita umubwira ko umukunda, nta nubwo wahita ujya mu rukundo nawe, ahubwo bikabaho byo kumusuzuma. Yves ati reka reka narakubwiye ni umukazana njye nzakwitamo n'uwo uzamitiramo. Mama Yves ati nanjye nakubwiye ni byaranze ariko ntabwo nkwitiyemo Claire, ahubwo ndakubwiye ni mugerageze. Ubwo nibwo Yves yatangiye kugerageza Claire, bijyaho biratinda, ariko kandi mu gihe kitarenze ibyumweru bibiri yaramaze kumubonaho defo nyinshi zitandukanye zishobora gutuma atabana nawe, gusa yarabimuhishaga ntiyabimubwiraga, ahubwo yashakaga kumwereka neza ko batagomba gukomezanya ndetse akamwereka ko batari kumwe, ariko Claire nawe agakomeza akamwizirikaho. Umunsi umwe Claire yari yamusabye ko basohokana byibura niba byari iminota 30. Ubwo Yves yaje kumwemerera kuko nta kazi kenshi yari afite. Barangije barasohoka, ahantu bari basohokeye bafashe ibyo kurya bafata n'icyo kunywa. Basoje bagiye gutaha, Claire abwira Yves ati wenda uranyita umusazi cyangwa se ufata ukundi kuntu, gusa mu by'ukuri nubwo bidasanzwe bimenyerewe ko ushobora kwisanga wabwiye umuhungu ko umukunda kandi uri umukobwa, ahubwo ibyo bizwi ku bahungu ko aribo kenshi bafata iya mbere bakabwira abakobwa ko bakunda. Ariko Yves why? Kubera iyo utigeze unkunda, ikindi kandi mbere y'ibyo kubera iyo utigeze ubona ko mukunda. Nakoze ibishoboka byose kugira ngo nkwereke ko mukunda ariko mbona wowe utabyitayeho. Yves iyi ni inshuro yanjye ya mbere mbwiye umuhungu ko mukunda, ikindi kandi sintekereza ko hari indi nshuro nzabivuga. Yves mu by'ukuri ndagukunda. Ubwo Claire yarakomeje aravuga, ubona ariko nabundi ibyo ari kuvuga ari amagambo mamwe ari guhora asubiramo abwira Yves ko amukunda ndetse yamubwira ko ashaka ko abibona. Hanyuma Yves n'amagambo make cyane aho kumusubiza aramubwira ati Claire burije ukeneye kujya mu rugo, nta mukobwa watashye amajoro, ikindi kandi nanjye mfite akazi mu gitondo ndazinduka cyane, mfite ibintu byinshi byo kwitaho, byaba byiza dutashye. Ubwo Claire yararakaye, arakajwe nuko Yves yaramusubije ibiterekanye n'ibyo yaramubajije. Arangije atafata isakoshi abwira Yves ati okay tugende nta kibazo tugende, gusa bivugaga ubona asa n'urakaye ndetse ubona ko yahindutse cyane. Ubwo bahise bagenda burira mu modoka ya Yves atangira gutwara ngo bagende. Yabwiye Claire ati ngiye kugeza iwanyu, hanyuma nze kubona guhindukira njye mu rugo, ariko mbere yuko njya mu rugo nkeneye kujya kuri kampani na rutonde nshaka gufatayo, niho ntabwo ahise njya nonaha, gusa nanone ntabwo natuma wijyana, ntabwo nshaka kutega moto muri iri joro utaza kugira ikibazo bakakumbaza, niyo mpamvu ngiye kugeza mu rugo nkabona kujya kuzana ibyo ngomba kuzana, namara kubifata nanjye nkabona gutaha. Ubwo Claire yari yarakaye ntihagira ikintu avuga. Mu kanya gato aba aravuze ati Yves kubera iki wiyemera, kubera icyo uteye gutya, kubera icyo umuntu yakubwira ikiri ku mutima warangiza ukamusuzugura. Ubwo uko yabivugaga niko yamukururaga, ubona amuzunguza mujyana hirya mujyana hino. Yves nawe ati Claire urabona ibyo uri gukora, uri kunzunguza uragira ngo dukore impanuka muri ako kanya kandi kuko ntibyatinze.
Yves yarebye ku ruhande gato arimo ashaka kubuza Claire ibyo arimo akora. Mu kureba ku ruhande yisanze imodoka irenze umuhanda maze yisanga mu kayira k'abagenzi b'amaguru. Yahise afata feri yihuse, arebye mu kirahuri imbere abona agonze umuntu, niko gusohoka yirukanka abona n'umugore wari utwite, ahita amushyira mu modoka ahita yihutira kwa muganga. Hanyuma bageze kwa muganga wa mubyeyi bari bagonze yari yatangiye kuvirirana, wabonaga afite inda nkuru, inda y'imvutsi. Ubwo abaganga batangiye kumwitaho bakora ibishoboka byose kugira ngo barebe ko bamurokora, gusa byaje kurangira abaganga bazanye inkuru mbi. Babwira Yves na Claire ko umubyeyi bazanye kwa muganga batabashije kurokora ubuzima bw'umwana yari atwite, batariko ku bw'amahirwe wa mubyeyi we aracyari muzima, gusa yahise asinzira ntabwo muhita muvugana aka kanya. Muganga ati hanyuma dukeneye kumenya muri abanyamuryango be bimeze bite. Yves ati oya, dukoze impanuka aritwe tumugonze, mutwihanganire ni ibintu birebire ariko kandi nta kibazo, muhumure turaza kumwitaho, buri kimwe cyose araza gukenera turaza kukimenya. Ikindi kandi biraza kudufasha nitumasha kumenya umuryango we no kugira ngo tubashe kubamenyesha babashe kumugeraho. Muri ako kanya muganga yahise asubirayo ajya kwita ku murwayi, ariko kandi Yves asigara aho ngaho yari yarakaye ubona adashaka no kuvuga. Claire ati Yves ndakwinginze mbabarire, ibi byose nibyo biteye. Yves nta kuvuga ahita afata telefone ahamagara mama ati mama ndaza kuza ninze unyanganira nagize ikibazo. Nyina n'igihugu cyinshi ati bubaye iki, byagenze bite? Yves ati humura ndaza kumenyesha nyuma ningeraho mu rugo. Mama ati ntabwo nabyumva, nurabizi ntabwo nagukundira, urabanza umbwire ikibaye ubundi ubone kumbwira gutyo. Hanyuma Yves ahita amubwira ati humura nakoze accident ariko ikibabaje ntabwo ari ntange wakomeretse, byibura ngo mvuge ko ari njye wakomeretse ahubwo nakomerekeje umuntu w'abandi. Mama Yves n'ubwoba bwinshi ati ntabwo bishoboka, mbabarira umbwira aho uri ubundi nze ngurebe. Hanyuma Yves ati ntabwo ari ngombwa kuza kubera ko nawe ntabwo nakundira kugenda kuri moto muri aya masaha, ntabwo byaba bitekanye rwose. Rero tuza ndaje ndaza kubwira uko byo kimwe cyagenze, ariko kandi n'ibintu ngombwa ko nagera mu rugo vuba uze kuruhuka, hanyuma nzakubwira ejo twese twitonze. Ubwo Yves ahita ava kuri telefone akaguma ahagaze aho ngaho aribwo abwira Claire ati Claire rwose narakubwiye ubundi amakosa ugira sinzi uko nabyo avuga rwose nta nubwo abarika. Ubu bira n'ibiki wakoraga, urabona nisha umuntu, ubuzima bw'umwana w'inzirakarengane burahagendeye. Ubu se mbese ubonaga Yves byamucanze, gusa byabaye iby'ubusa kuko Claire nubwo amutunganyaga nawe ntabwo bifite ubwoba yega, ariko nanone ukabona ntabwo abyitayeho cyane, ahubwo agashaka kugarura ibyo bahoze barimo kare, ibyo kamubwiye kamukunda akanga kumusubiza. Umuryango w'uwo mubyeyi waje kuhagera bamusigaraho, Yves ahita ataha acyura Claire, ariko kandi avugana n'uwo muryango ko azajya agaruka kubitaho abihanganisha ndetse kubw'ibyago yabateje. Hanyuma nawe aza kujya mu rugo abwira nyina uko byagenze kose. Nyuma y'iminsi 3 wa mubyeyi nibwo yaje gukanguka akunguka yumva inkuru mbi bamubwira ko umwana we atakiriho, hanyuma kandi banamubwiye uko byagenze kose. Icyo gihe Yves nibwo yari ari kuza kwa muganga, ahageze asanga wa mugore yakangutse, ajya aramupfukamira aramwinginga ngo mubabarire, gusa wabonaga wa mugore ntacyo bimubwiye. Arangije afata telefone abahamagaye nyina ati mama byashoboka ko nzanga kwa muganga, ati wa murwayi nari naranze kureba agisinziriye noneho uyu munsi yakangutse, ati uyu munsi ntaje kumureba nsanga byahindutse, ntabwo bikiri nko mu minsi 2 ishize ubwo yaragisinziriye, ahubwo ubu noneho yakangutse ndetse ari kuvuga waza ukamuvugisha. Ubwo mama wa Yves yahise atega moto amusanga kwa muganga. Kihagera yinjiye ati ntabwo bishoboka, bishoboka bite ko ari wowe. Ubwo akivuga ibyo Yves ati uramuzi, mama waba umuzi? Nyina ati Yves sohoka nze tuvugane. Barasohotse, mama atangira kubwira Yves ati Yves uriya ni wa mukobwa nakubwiraga bahohoteye, mana nyagasani ni ukubera iki bibayeho, inda yashatse gukuramo kera akiyitwita ariko bakamwangira, ubu ngubu yari imvutsi, icyo nzi cyaburaga nk'iminsi mike. Ndakeka umwana w'impamvu atabayeho ashobora kuba yarafite nk'amezi 8, urabizi umwana w'amezi 8 ntabwo ajya abaho, rero ndakeka yendaga kubyara none birangiye inda ivuyemo.
ariko yari yarahoze abyifuza na kera, ariko sinzi neza niba wenda ubu ngubu bishobora kuza kumushimisha, ariko nanone ndakeka ntabwo byamushimisha kuko ntabwo ari inkuru nziza. Ubwo Yves yumvisha ibyo yabaye nk'ugwa mu kantu, arangije asaba mama we kuba basubira mu cyumba umurwayi yari arimo kugira ngo bataza kubona batinze bakabyibazaho. Basubiyemo baganira n'umuryango waho, ariko mama Yves abonaga rwose aziranye n'umuntu umurwaje kandi kuko yari yarahoze avuga ko ari inshuti zabo. Hanyuma umuganga yaje kuza mu cyumba abwira umurwaza w'uwo murwayi ati turabona uyu murwayi none hatangiye kumera neza, birashoboka ko n'uyu munsi mwamutahana, ariko biraza guterwa nanone hari ibindi bizami twafashe, nituza kubona ibisubizo byabyo mu minota mike iri imbere turaza kubabwira muze kumucyura cyangwa se tubabwire niba yamara nk'undi munsi hano. Muganga ahita asohoka, ariko kandi mama wa Yves nawe agahita asohokanye n'umurwaza wa murwayi. Ubwo Yves nawe aho yari ari ahita atera urutambwe yegera igitanda cy'uwo murwayi, hanyuma akicara iruhande rwe akamubwira ati mu by'ukuri ndakwinginze umbabarire kuko ntabwo nigeze nkugonga mbishaka, nta nubwo nari nasinze, yemwe nta n'ikintu natekerezaga cyatumye nkora iyi mpanuka, ahubwo ni umukobwa twari turi kumwe mu modoka yanesheje umutwe nisanga nagonze. Akiri kuvuga ibyo uwa murwayi ati ntoya nta kibazo ahubwo nkeka ko wamfashije, mu by'ukuri sinzi icyo nakwitura, mbese sinzi uko nabivuga, gusa ni inkuru ndende ntabwo nzi niba twabivuga nonaha. Yves yabaye nk'utunguwe no kumva amagambo y'uwo mugore, ariko nanone yibuka ko mama we yamubwiye ko n'ubundi yahoze yifuza ko iyo nda yavamo, gusa yahise yirinda kumwereka ko amuzi cyangwa se ari icyo amuziho, maze Yves aramubwira ati oya ntabwo ndi kumva impamvu uri kumbwira ibyo ngibyo, none kubera iki nagufashije, kuki uvuga ko nagufashije kandi nari ngiye kugutwara ubuzima, ndetse deja namaze gutwara ubuzima bw'umwana wawe. Wa mugore nibwo yabwiye Yves ati humura ibyo nge ni birebire, ariko nubishaka kubimenya kuko nabonye ko uri umuntu mwiza kandi umuntu wita ku bantu, nzabikuganiriza ikindi gihe kitari iki. Ubwo barabyemeranyije, ntibyatinze kandi muganga nawe yaje kubasezerera hanyuma barataha. Ubwo ntibyatinze Claire agakomeza gutesha umutwe Yves, ariko kandi yabikoraga afite isoni ndetse atabipfunwe n'ibyo yakoze. Ikindi Yves yaje kumubwiza ukuri ko atamukunda kandi adasize kumukunda. Claire yaragera ababara akajya abwira nyina ati ntabwo bishoboka, njye wakize muri ibi bintu ntabiteganyaga, wenda nanjye nari kuzamubona nkamukunda, ariko nanone kugira ngo njye kumwishinzaho cyangwa kumwikundishaho niwe wabiteye mama, niwe wabiteye, rero urakora igishoboka cyose nzabone Yves nsigaye mukunda, Yves agomba kuba uwanjye. Gusa ku rundi ruhande Yves nawe yabwiraga nyina ati mama urabona uriya mukobwa, nako sinzi niba ndavuga umugore cyangwa umukobwa, gusa kuko yari azwiho ko atwite, ndetse kandi umuntu wamaze gutwita ntabwo akiri umukobwa aba agiye kuba umubyeyi, reka rero nkoresha izina umugore, none mama uriya mugore nagonze nkatuma ubuzima bw'umwana we buhagendera, nakubeshye rwose bitewe n'uko ari namubwiye mbere, sinzi impamvu mba numva ndi kwishinza, mba ndi kumva umutima wanjye ucira urubanza. Ariko ikindi nanone twaje kuganira uburyo cyagiye naje kuzajya kumusura, ambwira bya bindi bye byose, mbese uko wabimbwiye niko yabimbwiye, gusa arambwira ngo ntabwo ndi bubyizere, ariko nanone kuko wari warabimbwiyeho mbere narabyizeye ndabyumva, ariko iyo utarabimbwiyeho mbere nari kumva ko nyine ari nk'abandi bakobwa baba babeshya badashaka gushyira iby'ubuzima bwabo baciyemo hanze. Hanyuma ariko kandi nakubeshye, nyuma y'uko mganiye nawe mba numva ndi kumwiyumvamo bidasanzwe, ati se hari ikibazo ndamutse, urabona Yves agiye kudidimanga wumva ibyo ari kuvuga bidafite gahunda. Ndamubwira ati Yves byagenze bite, wabaye iki, bimeze bite, ndabona iki, ati nakugoye cyangwa se natumye bikugora, waba ushaka kumbwira ko usigaye ukunda? Mama wa Yves atararenzaho, Yves ati yego mama, yego rwose njyewe ndamukunda Ana, ndamukunda pe, ndamukunda Ana, ndamukunda, ariko kandi sinzi niba yankunda, sinzi niba yagira n'umuntu yongera kwizera nyuma y'ibyamubayeho, rero sinzi niba azabimfashamo, nkisanga nyine byabaye bitangoye. Njye ndifuza kubwira Ana ko mukunda, ikindi kandi ndifuza ko yazambera umugore, kubera ko bisa naho yagize ikibazo, mbese yarahungabanye kubera ibyamubayeho. Ikindi kandi none nanjye namwongereye uburibwe,
nubwo wenda ku rundi ruhande avuga ko namufashije nkaba naramufashije kubw'inda yifuzaga gukuramo kera yaravuyemo ku buryo butatuma bamufunga cyangwa se bamuhana, ariko kandi nanone mba ndi kumva nishinja. Ntabwo rero numva ko wenda yabyakiriye, niyo mpamvu nifuza kumumara ibikomere byose. Ubwo Yves yakomeje kwinginga nyina amusaba ko yazashaka ko yamuhuza na Anna, ariko kandi nyina amubwira ko ntacyo bitwaye. Igihe cyaje kugera Yves atangira kujya asura Anna kenshi gashoboka, ariko kandi Claire nawe ku rundi ruhande amarira yabaga ari yose yirirwa arira avuga ati akunda Yves ariko ntabwo yigeze amukunda. Anna na Yves byase gusa nkaho batangiye kwiyumvanamo bose, gusa Anna aho yabaga yicaye yabwiraga abiwe bati ndimo ndishuka, ndimo ndibwira kuri uriya muhungu yankunda, nyuma y'ibyambayeho byose arabizi, mbese sinkiri n'umukobwa, ndi umugore w'abagabo 3 bamfashe ku ngufu, ndetse n'umwana ngiye kubyara ntabwo nari kumenya ngo papa we ninde. Mu by'ukuri sindi kumva, mbese byancanze. Gusa babo bakomeza kumwihanganisha ndetse akamwumvisha ko nta kidashoboka, hanyuma kandi agakomeza kubereka ko impamvu Yves ashobora kuba amuvugisha cyane cyangwa se akamugeraho ariko bari kugira ngo asibanganye ibimenyetso cyangwa se abasha kumwegeza ko ari we wamutwariye ubuzima bw'umwana. Gusa uko yabikekaga ntabwo ariko byari biri, ahubwo Yves mu by'ukuri yakundaga Anna. Igihe cyaje kugera rero kampani Yves yarabereye umuyobozi, bategura ikirori cyo kuba bagiye kwifungura ku mugaragaro. Nubwo yari isanzwe ikora ariko yakoreraga mu mahanga, rero bifuje ko banayifungura mu gihugu cy'u Rwanda kugira ngo naho igikora bizwi yarafunguwe ku mugaragaro. Umunsi w'ikirori Yves yatumiyeho Anna, hanyuma Anna nubwo yari yarahuye n'ibyo bibazo ariko yari umukobwa mwiza, ubona ari umukobwa w'igikundiro rwose. Ikindi kandi yarazwiho kuba afite umuco mwiza, yubaha ndetse akunda abantu. Ubwo ikirori cyari cyabaye Anna yari yitabiriye, ubona yambaye neza kandi ubona akeye rwose, ndetse yari yasubiye bwana utamenya ko ibyari byaramubayeho kuko byabayeho. Ikirori cyaje kuba kiza gukomereza mu rugo rwo kwa Yves, ari nabwo bari batumiwe naho bagiye gukomerezaho ikirori. Yves yabonye Anna ukuntu yambaye, abona arabikunze, abona aramwishimiye. Ubwo Yves yibutse ko yagishije nyina inama amubaza niba yamwemerera agakundana na Anna, ndetse akamubaza niba yakemera ko amubera umukazana. Ariko kandi yibutse ko nyina yabyemeye, akamubwira ko na mbere hose yahoraga amubwira ko Anna ari umukobwa mwiza, ari nawe yari azi yitonda kandi afite ikinyabupfura. Gusa yahoraga amubwira ko ibibazo byamubayeho bishobora gutuma batabana, ariko kandi amubwira ko nyuma y'ibyo byose, nyuma y'uko byagenze Anna indi ikavamo, bishoboka rwose ko yamukunda ndetse bakaba bakibanira naramuka amwemereye ko bakundana. Ubwo Yves yandikiye ubutumwa bugufi Anna amusaba ko yasohoka hanze, hanyuma akamusaba ku gatebe kari muri jaride yabo hanze bakaganira. Yves yanditse ubwo butumwa ahagaze hanze, ari nako yerekeza kuri ako gatebe kari muri jaride. Anna nawe aho yicaye mu nzu yahise abona ubutumwa, anje asa n'usohotse. N'ubundi nta muntu wari witaye ku wundi, abantu baraganiraga bafite ibyo kunywa bishimye, ari nako harimo imiziki igenda gake gake ndetse harimo volume nke, ubona rwose ari ikirori gituje ariko kandi ikirori cy'abakire, ko hari hajemo abantu benshi bakorana na Yves, inshuti za mama Yves, abaturanyi bake, mbese ubona ko nta kavuyo kabirimo. Ubwo Anna yaje kugera hanze yerekeza aho Yves yari amubwiye amusanga, arangije amugeraho. Yves aramureba ati kuticara utegereje iki? Utegereje ko mubwira ngo icara? Anna ati turatinda se? Yves ati none urumva naba nkubwiye kuza kuganirira hano, turaganira mu masegonda 30 gusa, icara nta kibazo. Ubwo Anna yahise yicara iruhande rwa Yves. Yves atangira amubwira ati wakoze kwitabira ikirori cyanjye, nubwo nari nagutumiye ntabwo nari nzi ko waza. Anamuca mu ijambo ati kubera iki wumva ko ntari kuza? Nagombaga kuza kwifatanya namwe, ariko kandi ahubwo ninjye wakabaye uri gushimira, mwarakoze kuntumira. Yves nawe ati okay nta kibazo, ariko reka nkubwire icyatumye nkuhamagara. Yves aramutangira amubwira ati ngiye kukubwira ibintu byinshi ariko sinzi niba byari ngombwa cyangwa se bitari ngombwa, gusa nanone ugomba kubyumva. Ubwo Yves yatangiye kuganira an'inkuru y'ubuzima ati mu by'ukuri Anna uku ndeba uku nkiri mutoya mu myaka nk'itanu hafi 6, ariko nakekana yari myinshi kubera ko icyo gihe byanze bikunze nari kuba ndi ku rundi rwego, ariko reka mfata imyaka 4, 5, 6 hagati aho nibwo mama yaje kumfata akaboko anjyana ahantu, arangije
yanjye ahantu kure hari kure yo mu rugo kubera ko twari twanateze moto. Hanyuma arangije arambwira ati hagarara ngaha ngiye kukuzanira ikintu mu iduka. Niko kugenda agiye, nararize birancanga, ntabwo nari nzi aho kujya, ahantu naho nari nzi, gusa bisa naho mama yari indaya kubera ko nakuze mbona umunsi ku wundi harazaga abagabo batandukanye mu rugo kandi bikajyaga kwira haje abagabo barenze 3. Ubwo rero birashoboka ko nawe ashobora kuba yaranambyaye atabishaka cyangwa se ashobora kuba yarambyaranye n'umuntu nawe atazi. Ubwo nari ndi kurira abanyuragaho bose barandyaga bakanyihorera uretse umumama umwe waje kunyuraho icyo gihe. Arangije araza amfata akaboko arambaza ati kubera icyo uri kurira? Ndamubwira ngo ndashaka mama. Arambwira ati ari hehe? Mubwira uko byagenze. Arambwira ati ndeka mbe ndi kumwe nawe dutegereze turebe. Ubwahise bugoroba ambwira ko twajyana iwe mu rugo, banza kubyanga. Ndamubwira nti ntabwo mava nabonye mama, gusa we nk'umuntu mukuru yari yabibonye ko mama yantaye atari bugaruke. Ubwo naje kujyana nawe, ndetse uwo nkubwira n'uriya mama tubana, uriya nita mama, buriya ntabwo ari mama wanjye umbyara mu nda. Icyo gihe yarantwaye anjyana iwe, mara iminsi mutesha umutwe ndira mvuga ko nshaka mama. Yaje gutanga amatangazo avuga ko hari umwana yatoraguye, gusa ibyo byose ntabyo nabaga nzi. Yaje kubimbwira narakuze. Yatanze amatangazo rero ari kundangisha ngo barebe ko babona mama, gusa habuze umuntu umwe uza kundeba. Nibwo yabonye rero bimucanze ajya gusaba ibyangombwa by'uko namubera umwana, atangira kundera. Yanyohereje ku ishuri, nagiye kwiga. Ubwo nari ndi kwiga muri primaire naratsinzwe ko nubwo nigaga neza ndetse nigaga ahantu hatari heza. Hanyuma nagiye kwiga muri 9. Ubwo narakomeje ndiga tuza tronkome, ubundi nahiwe naratangiye kwibagiza mama mvuga ni uyu niwe mama kubera kuntu yamfataga, ariko nanone nkabaho mfite agahinda mvuga ni kubera iki mama yantaye. Gusa kugenda nkura nibwo natangiye kumenya ubwenge nkavuga ni koko yagombaga kuna, bwo yarebaga akabona ndi umutwaro kuri we. Ikindi kandi akazi yakoraga k'umwuga w'uburaya ntabwo ari komeza kugakora afite umwana, buriya byabonaga bimubangamira. Naje kugenda mbyakira gake gake. Ikindi kandi nza kubaza umubyeyi wari uri kundera muri ako kanya ni kubera iki badafite abana, kubera iki yibana. Yaje kumbwira ko umwana w'umuryango wese yabuze, aho umugabo we ndetse n'abana be 3 bapfiriye mu mpanuka ubwo bari bagiye gutembera, hanyuma agasigara ari we wenyine. Ati rero kundera yumvaga byibura yifuza ko yabona undi muntu hafi bakabana nk'aho ari umwana we, kandi niko yabigenje. Nigeze amfata nabi, yamfashe nk'aho ndi umwana we nk'amaraso ye. Yves yakomeje kuganira Ana ariko avuga ati ubwo rero aho nigaga muri tronkome naje gutsindwa n'ubundi sinabona amanota meza yanjyana kwiga mu kigo cyiza, nkomeza kwiga kuri cya kigo nigagaho. Gusa nubwo nakomeje kukigaho ubwabo babonaga ndi umuhanga. Hanyuma kandi ubwo nari ndi mu wa 4 segonderi haje kuza abazungu mu kigo, bazana ibintu by'imikino. Umukino wakinaga wawutsinda bakaba baguhereza impano. Hano zabaga zipfutse harimo ibintu bitandukanye, ndetse hari zabaga zirimo amaletire akwemerera kuba wajya kwiga hanze, ariko kandi ukagenda ku rwego rw'abazungu bari bafite umushinga ugomba kwita ku bana, ndetse ubaha amahirwe yo kuba babarihira bakaniga neza bakamenyera buri kimwe. Ubwo naje gukina uwo mukino ndawutsinda, nanjye amakaboxi ndagafungura mbonamo amakereyo 2, mbonamo ibipupe, ariko kandi nanone mbona hari akandi kantu k'akaboxi gato karimo, nkafashe nkapfunduye mba mbonyemo urwandiko. Urwo rwandiko nanjye rwari urwunyohereza kwiga hanze. Gusa nanone ndavuga ni gute ndajya kwiga hanze nkiri mu wa 4? Baravuze bati aho mugeze ntabwo ari ibintu bigoye, turi mu wa 6 biroroshye, arasoza ahita aza kwiga, ariko ukiri hasi arakomeza yige tumufasha tumenyere buri kimwe. Ikindi kandi nawe nasoza tuzahita tumutwara. Nuko rero naje kujya hanze, njya kwiga hanze. Abo bantu baramfashije, nabaga mu kigo ariko kandi nkaba no muri urwo rugo rw'abo bazungu kubera ko bari baranyikundiye, bamfata nk'aho ndi umwana wabo wundi wa 2 ko bari bafite umwana. Gusa baje kugira ibyago birangira yitabye Imana, yishwe na kanseri, kandi niwe wenyine bagiraga. Ikindi kandi nabo bari batangiye kugira mu za bukuru, ubu basigaye mu kigo cyita ku bantu bakuze. None ngiye kubabona ni ukujya kubasura aho ngaho, ariko kandi imitungo yabo nayo iri mu bigenda bibafasha mu gihe bari aho ngaho. Gusa indi nanone yagiye itwarwa n'imiryango yabo. Hanyuma kandi kampani mfite mbere y'umuyobozi niwe bamfashije kuba nayigeraho, bamfashije kuba nayishinga,
Amerika, hanyuma nabo bangiriye inama yo kuba naza nkashinga hano mu Rwanda ngakomeza kuhakorera. Gusa ariko kandi nanone aho nakoreraga mu mahanga nabo iracyahari, nakabuze igihe runaka nzajya njyayo njye kureba uko byifashe, ariko ubusanzwe bangezaho raporo online. Rero mu by'ukuri ni inkuru ndende ariko ndayivunaguye, gusa mba numva nkeneye umuntu nisanzuraho, umuntu twaganira, mba numva nkeneye umuntu nabwira ibyanjye byose. Ariko mu by'ukuri abantu beza baracyariho. Ubu mfite abantu benshi bo gushimira, mfite ababyeyi 3, uwo ariko nakita ko ari umubyeyi gito n'uwantaye akanakira nyiri umwana. Bandi kwifuza ko yanambona aho ngeze ubu, akabona ibyiza nagezeho, ndakeka yazicuza, yakicuza ukuntu yanaye. Gusa ariko kandi nanone sinzi niba nagira imbaraga zo kumubabarira, niyo mpamvu mba nashaka no kumubona. Umubyeyi ushimira n'uyu nguyu tubana, uyu mukecuru tubana rwose yandwanyeho. Ubu ngubu iyo batarankuye ku muhanda ntabwo ibi ngibi mba mbigezeho. Nshobora kuba nari kuba nyiri mayibobo ku muhanda, ariko kandi nanone nshobora kuba nari kuba narapfuye sinamenya. Rero Ana, ibi byose sinzi impamvu mbikubwiye, gusa ugomba kubimenya. Sinzi impamvu numvishe ngomba kubikubwira. Ati rero ababyeyi ba 3 nabo ngabo bamfashije nkagera hanze, ndetse nkakomeza nkiga, ndetse nkagera no kubyo ngezeho kuri ubu. Rero Ana, kuri ubu mfite imyaka 30, urumva ndakuze. Ntabwo rwose nigeze mbona n'umwanya ufatika, ntabwo nigeze ngira umwanya wo kuba najya mu bakobwa, sinigeze ngira ikintu cyo gutereta, sinigeze ngira ikintu cyo gukundana, sinigeze, mbese nawe urabyumvira umuntu mukuru. Ati ariko kuva nagera hano mu Rwanda nifuje ko nashaka umukobwa duhuza, umukobwa twakubakana urugo, umukobwa mbere mama w'abana akamfasha, tukabarira, tukabakuza, tukabafita neza. Hanyuma kandi ntago naje kumubona byihuse, ariko kandi nubwo byatinze naje kumubona. Atarengana nahise avuga ati wow, sinumva se ari byiza, Imana ishimwe ko wamubonye. Nari ngiye kugira ikibazo wenda iyo uvuga ko utamubonye, nari guhita numva ko kifite ibintu byinshi by'agahinda kuri wowe. Eva ati uretse ndagize kuvuga, uretse gatoya ntabwo ndasoza kuvuga. Ivi yarakomeje ati mu by'ukuri nagerageje gushaka abakobwa twakundana, abakobwa twabyumva kimwe, ariko nagiye mbona ntabo duhuza. Gusa umunsi nkora impanuka, umunsi natumye ubuzima bw'umwana wari utwite buhagendera, ndetse umunsi natumye umara iminsi 3 mu bitaro. Ati mbese umunsi natumye impanuka iduhuza njye nawe tukamenyana, Ana, niwo munsi natangiye kukwiyumvamo. Mu by'ukuri ntabwo nje kuguporopoza, mbese sinzi ko nabivuga, ariko njyewe ntabwo nkunda ibintu byaba biracitse, ntabwo nkunda ibintu, mbese sinzi ko nabikubwira. So Ana, ntatinze mu magambo, ndagukunda kandi nisanze nkukunda. Gusa natinye kubikubwira mara igihe kinini bindimo, nibaza nzahera he. Ati naravugaga nini mbikubwira uzahita umbwira ko nkufatiranye, cyangwa se utangira ukeka ko impanuka nayikoze mbishaka kugira ngo nkunde mpure nawe. Mu by'ukuri sinzi mbese, ariko Ana rwose ndagukunda, ntabwo nkwatira kunkunda, mbese sinzi ko mbivuga, ariko icyo ugomba kumenya ni uko nkukunda. Ariko kandi bibaye byiza wanyemerera ukaba umukunzi wanjye, hanyuma kandi bidatinze njyewe ndumva nazahita nanaguporopoza mu bantu. Apana ibi ngibi, kuko ubu nabwo nakubwiye ko atari ukuguporopoza, ahubwo nashatse kukubwira ikindi ku mutima. Hanyuma ubwo nazaguporopoza mu bantu. Urabizi poropozo nta kindi bisaba ko umuntu yashyingiranwa n'undi. Rero ibyo byo ntabwo nazabikora ari njye ubyihitiyemo, ahubwo wowe ubwawe nyuma y'uko ubona ko biri ngombwa ko wakemera gushyingiranwa nanjye, twabiganiraho, wabinyemerera, hanyuma nkazabikora mu bantu benshi. Mu by'ukuri rero Ana, ni ikintu naguhamagariye. Ati rero umbabarire, niwumva ufite igisubizo nonaho mbwire, ariko niwumva ari ntacyo nzemera gutegereza, igihe cyose uzabitekerezaho uzambwira. Ivi yamaze kuvuga ibyo, ari kubona afite ubwoba, ubona ari kwibaza uko Ana agiye kumufata ndetse nuko agiye kubyakira. Gusa Ana nawe ntiyatinze, yaravuze ati biragoye guhita nkubwira ko nanjye nkukunda, gusa mu by'ukuri mu gihe gito tumaranye nabonye uri umuntu mwiza, umuntu wita ku bantu, mbese sinzi uko nabivuga. Ikindi kandi ntabwo ndi kwiyumvisha uburyo cyo kunza umugore nkanjye. Akivuga ibyo yifatiye icikaho, nakubwiye ntabwo uri umugore, ko ntabwo wigeze ushyingirwa, nta mugabo wigeze ushaka. Ana
uko ngufata sinzi uko nabigusobanura ariko nako reka ndikeraho tikomeza umbwira ibyo wambwiraga. Ana yarakomeje ati yego navugaga ko ntazi impamvu wakunze umuntu nkanjye, mbese ntabwo mbyumva Yves, niyo mpamvu mbanza kugira ngo nzarebe neza niba nari mu nzozi, ntabwo numva ko ari wowe wambwira ibi ngibi. Nabayeho mu buzima bwanjye bwose nihebye mbabaye kubw'ibyambayeho, ntabwo numvaga rero ko hari umuntu n'umwe ushobora kunkunda cyangwa se ushobora kwakira ibyambayeho akemera ko twakundana. So Yves, muri aka kanya ntabwo nahita ngusubiza, ariko bidatinze nzitekerezaho, nindangiza nzaguha igisubizo. Yves yarabyumvise, ikirori kiza no kurangira, abantu barataha bidatinze. Anaje kubwira Yves ko nawe amukunda, maze kandi batangira urugendo rwabo rw'urukundo. Baje gukundana birakomera kandi baza no kugira aho barabana, babyarana abana, baratunganirwa. Nguko uko Yves yaje kubona umukobwa babana ariko kandi bahujwe n'impanuka. Ikindi kandi nguko uko Yves yaje kubaho nyuma y'uko nyina yari amutaye ku muhanda, ariko kandi yisanga abayeho mu buzima bwiza atateganyaga. Iyi ni inkuru y'ubuzima, inkuru kandi y'urukundo, bivuze ko ni inkuru ikubiyemo amasomo y'ubuzima kandi ikubiyemo amasomo y'urukundo. Ndakeka wowe wayumvise hari icyo yaguhinduriye, hari icyo yagufashije, ariko kandi ishobora gufasha n'abandi. Isangiza abandi rero kugira ngo nawe igire icyo bafasha. Ikindi kandi ndagushishikariza kutazacikwa n'indi nkuru tuzakugezaho ubutaha. Inkuru zose zisanga kuri Media Empire. Niba utarakora subscribe ntabwo uzajya uzibona byihuse, niyo mpamvu rero nagushishikariza kuyikora kugira ngo inkuru yose tuzajya tukugezaho uzajye ubasha kuyibona, cyangwa se ikindi kintu cyose tuzajya tugeza kuri YouTube channel uzajya ubasha kukibona byihuse. Twari kumwe muri iyi nkuru ndi Isingizwe Edith, ndabashimiye cyane.